Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi cy'umusingi w'ubuzima. Nitwa Olive. Nimba ari bwo bwa mbere duhuye, ibuka gukora subscribe kugira ngo dukomeze no kubana mu bindi biganiro bikurikira. Uyu munsi tugiye kuganira hamwe ku kibazo cy'impumuro mbi yo mu kanwa. Ni ikibazo gihangayikisha abantu benshi, yaba hano mu Rwanda ndetse n'ahandi henshi ku isi. Impumuro mbi yo mu kanwa ni umwuka mubi usohoka mu kanwa ugatuma umuntu atisanzura mu bandi cyangwa se akagira ipfunwe igihe ari kumwe n'abandi. Hari igihe umuntu ashobora kuba ayifite ariko atabizi, cyangwa se akaba abizi ariko atazi icyo yabikoraho. Nubwo bamwe batekereza ko impumuro mbi iterwa gusa no kudakaraba neza amenyo cyangwa se kutayoza neza, mu by'ukuri ishobora guterwa n'impamvu zitandukanye zifitanye isano n'isuku yo mu kanwa ndetse n'ubuzima bw'umubiri muri rusange. Muri make hari impamvu nyinshi zitandukanye zitera impumuro mbi yo mu kanwa, ariko zigabanyijemo ibyiciro bine by'ingenzi. Impamvu ya mbere ni uko utoza amenyo neza cyangwa se ukayoza ariko ukabikora nabi. Iyo umuntu atogeje neza amenyo, ibisigazwa by'ibiryo bisigara hagati y'amenyo ndetse no mu ishinya. Ibyo bisigazwa bituma bagiteri ziyongera mu kanwa maze zigatuma habaho impumuro mbi. Hari n'abo usanga boza amenyo ariko bakabikora mu buryo bwihuse cyane, cyangwa se ntibagire ahantu hose, bigatuma umwanda uguma mu kanwa. Niyo mpamvu ari ngombwa ko umuntu yoza amenyo nibura 2 ku munsi, kandi akabikora neza akoresha uburoso bwiza ndetse n'umuti w'amenyo wabigenewe. Impamvu ya kabiri ni ukutoza ururimi. Abantu benshi bibanda ku menyo gusa ariko bakibagirwa no koza ururimi, kuko naho haba hariho imyanda ndetse na bagiteri nyinshi. Iyo ururimi rutogejwe neza, cyane cyane inyuma, rushobora guhinduka rugatangira kugira ibara ry'umweru cyangwa se ry'umuhondo, ndetse rukaba rwatanga n'impumuro mbi mu kanwa, cyane cyane ko ziriya bagiteri ziba ku rurimi zigira uruhare runini mu gutuma umuntu ahumura nabi mu kanwa. Impamvu ya gatatu ni indwara z'ishinya, cyane cyane kubyimba kw'ishinya cyangwa se kuva amaraso mu ishinya. Akenshi ibi biterwa n'imyanda iba yaragiye igafata hagati y'iryinyo ndetse n'ishinya, bityo bigakomeretsa ishinya ku buryo igihe icyo ari cyo cyose ugerageje kuborosa uva amaraso byoroshye. Ibi bishobora gutera impumuro mbi ikabije, ndetse rimwe na rimwe umuntu akumva mu kanwa harimo uburyohe budasanzwe cyangwa se wumva haryohereye ukuntu. Ibi ngibi biterwa n'iriya myanda iba yaragiye igafata hagati y'iryinyo n'ishinya, bityo bigatuma ishinya iva byoroshye ndetse ukagira n'impumuro mbi yo mu kanwa. Indwara z'ishinya ziterwa ahanini n'isuku nke yo mu kanwa, kandi iyo bititaweho cyane bituma amenyo yangirika, utibagiwe nanone n'ishinya. Impamvu ya kane ni ubundi burwayi bwo mu mubiri bushobora gutuma umuntu ahumura nabi mu kanwa. Urugero ni nk'indwara z'igifu, cyane cyane bari abantu bagira aside izamuka iva mu gifu igana mu muhogo, cyangwa se infection zo mu muhogo, cyangwa se sinezite ituma habaho ibimwira byinshi mu mazuru no mu muhogo, bityo umuntu akagira impumuro mbi mu kanwa, cyane cyane ko abenshi baba bari no guhumekera mu kanwa. Iyo umuntu afite bene ubu burwayi ashobora kugira impumuro mbi nubwo yaba yoza amenyo buri gihe. Niyo mpamvu iyo ikibazo gikomeje igihe kirekire ari byiza kujya kwa muganga kugira ngo hamenyekane impamvu nyakuri. Kwirinda impumuro mbi yo mu kanwa bisaba kugira isuku ihagije no kwita ku buzima bwa buri munsi bwo mu kanwa. Ni byiza ko umuntu yoza amenyo neza nibura 2 ku munsi. Mu gitondo ukoza amenyo nyuma yo gufata breakfast, kuko ari bwo ukuramo bya biryo byose bikava mu kanwa, ukirwa umunsi wose mu kanwa hameze neza. Ndetse na nijoro nyuma yo gufata ifunguro rya nijoro, nabwo ukibuka mbere yo kuryama ugakora isuku yo mu kanwa, ukiborosa neza. Ikindi ukibuka gusukura ururimi. Ndabizi abantu benshi birabagora uburyo basukura ururimi, ariko uko ugenda ubikora inshuro nyinshi ni nako nawe ubwawe no mu mutwe ugenda ubimenyera, ukaba noneho waborosa nta kibazo na gito. Ikindi, kugira ngo wirinde impumuro mbi cyane cyane mu masaha y'ikigoroba, cyane cyane ko abantu benshi bakunze kurya ibya saa sita bari mu kazi gatandukanye, ni byiza kwitwaza agaforosi. Noneho igihe umaze gufata ifunguro rya saa sita ukibuka guforosinga, ubundi ukiyunyuguza ugacira. Ibyo biragufasha cyane kuko bigabanya ingano y'ibiryo byasigaye mu kanwa. Niba ari ikibazo cy'ishinya,
hari umuti wo kwinyuguza igihe umaje kwiborosa mu gitondo cyangwa se nijoro. Uyu muti urafasha cyane kuko wica bagiteri ziri mu kanwa. Ikindi, nimba ubona mu kanwa ufitemo imyanda yagiye ifata ku menyo, ni byiza kujya kwa muganga bakakogereza, bakagukora consultation, bakareba niba nta n'ikindi kibazo amenyo yaba yarahuye nacyo kubera iyo myanda yagiye ifata hagati y'amenyo. By'umwihariko kuri uriya muti wo kwinyuguza mu kanwa, ni byiza ko uwukoresha amasegonda 20 kugira ngo ugere hose, ukawucugusa mu kanwa cyane cyane, ugakora inyuma hose ku buryo umakinga sure ko cyangwa se wizera neza ko uwo muti wageze mu kanwa ahantu hose. Niba ukora isuku neza ariko ugakomeza kugira impumuro mbi yo mu kanwa, ni byiza kujya kwa muganga kugira ngo bakore consultation cyangwa se bagusuzume barebe niba nta yindi mpamvu yindi yabitera impumuro mbi mu kanwa. Kubera yuko hari abagira impumuro mbi mu kanwa bitewe n'igifu cyangwa se infection zo mu muhogo cyangwa se bafite amasinezite, ni byiza yuko ujya kwa muganga ugahura nawe, bityo akagusobanurira byimbitse ku mpamvu ituma ugira impumuro mbi mu kanwa. Ikindi kandi, umuntu akwiye kujya asuzumisha amenyo n'ishinya kwa muganga w'amenyo nibura 2 mu mwaka kugira ngo ikibazo cyose kivurwe hakiri kare. Ndabashimiye cyane mwebwe twabonye muri iki kiganiro, mbashishikariza gukomeza gukurikirana ibindi biganiro byinshi byiza bigiye gukurikiraho. Nimba ufite ikibazo, andika muri comment kugira ngo nacyo tuzakiganireho, bityo dukomeze kwagura ubumenyi ndetse no kumenya byinshi bitandukanye.